Amazina nitwa Ndaruhutse Merci, nkaba ndi rwiyemezamirimo ukomeye cyane. Ntago ndanguza cyangwa ndangure, ahubwo ndasetsa. Nizi ikoranabuhanga ariko ntunzwe n'urwenya, mwampaye amashyi. Twatangiye platform cyangwa se urubuga ruhuza abakunda gusetsa, abazi gusetsa n'abakunda guseka, aho abaseka bishyura, abasetsa bakishyurwa, twe turasetsa tukanasora binyuze mu rwenya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri urwo rugendo, iyo ndi gushaka talents cyangwa se abanyempano, njya mu bigo by'amashuri nka creating comedy clubs kugira ngo nibasoza kwiga bazajoining main comedy yitwa Gens Comedy Show. Nasabaga Ministeri y'Uburezi n'igitekerezo ko impano z'abana b'Abanyarwanda zishyigikiwe guhera mu mashuri matoya zikazamuka mu mashuri makuru, byaba byatangiye gufata irange cyangwa se umurongo ku buryo basoza batangira kubibyazamo amafaranga. Ndashimira First Lady kuri gahunda ya Rwanda ubuhanzi ko niyo nazamukiyemo birangira mfite iyo platform, na gahunda ya Ministeri y'Urubyiruko ya Art Connect. Muri Youth Connect wongeyemo igisate cy'ubuhanzi. Amafaranga ya mbere ninjye wayatsindiye, mu mpamashyi kuko rwose birakomeye cyane. Gusetsa abantu ntago biba byoroshye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndashimira umujyi wa Kigali muri gahunda z'umujyi natwe turimo. Ubundi tumenyereye ko muri gahunda z'umujyi haba harimo siporo rusange, umuganda rusange, ubu twongeyemo n'iseka rusange aho abanyamujyi bahura bagaseka rwose kabiri mu kwezi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, izo gahunda zose wagiye uzitabira, nashakaga kugutumira muri gahunda y'iseka rusange, natwe ukazatugeraho. Murakoze kandi tuzagusetsa ivumbi ritumuke. Merci, urakoze, ndabona byanatangiye.